Abakunzi ba Class TV nize ko mukomeje kumererwa neza muracyakumwe nanjye Clarisse turacyari mu gikoni timo turategura ibiribwa bigiye bitandukanye n'ibinyobwa birumvikana tugeze rero kuri etape yo kubereka uko umuntu ashobora gutegura imbuto uzivanze kugira ngo hari igihe usanga umwana adakunda n'urugero ikinyomoro ushobora rero kumuvangira n'izindi mbuto kandi nacyo akakirya akasha kuna vitamine imbuto murabizi zirinda indwara zigiye zitandukanye reka rero dutangire twe turaza gukoresha ibinyomoro turakoresha umwembe muri fruit salad yacu turakoresha pomme turaza gukeneramo icunga turakoresha inanasi indimu burya nazo ari nziza kuzishyira muri fruit salad zizanamo kandi kantu k'icyangwa wumva kimeze neza cyane ubu rero twatangira gutegura imbuto zacu turakoresha ushaka gukoresha icyo ari cyo cyose ufite mu rugo gipfa kuba cyegeranye turahera ku binyomoro iyo maze rero gukata ibinyomoro byawe wongeramo pomme iyo udafite pomme ushobora gukoresha n'izindi mbuto zitandukanye ko twebwe twahisemo fruit salad yacu imeze gutya kuko iraryoha cyane tukaba rero tumaze gukatiramo pomme akaba ari urubuto rwiza cyane rurimo burya n'amoko menshi cyane ageze ku 2,000 atandukanye pomme kandi rero ikaba irinda kanseri ikindi ku muntu wifuza kunanuka pomme ushobora kuyikoresha kuko ituma umuntu ahaga yumva ameze nkaho ahaze ikindi kandi kanaringaniza n'isukari mu mubiri tukaba tugiye gushyiramo umwembe nawo rero ukaba ukize cyane ku cyitwa antioxidant ituma uruhu rw'umuntu rumera neza kanongera n'ubudahangarwa bw'umubiri hakaba kandi rero twanashyizemo n'ikinyomoro ikinyomoro kikaba kizwiho kongera amaraso ndetse no kurinda indwara muri rusange inanasi rero ikaba nayo urubuto rwiza cyane rukize cyane muri vitamine C buryo rwaye grippe bicurane udahangarwa bw'umubiri bwamanutse inanasi burgira gufasha cyane ikindi mu kuyikata ibyiza uyikatamo uduce kugira ngo byihute ndetse na twatuntu two ku ruhande tuveho neza nuko ngo uyikata mu tuziga ukagenda ukuraho igihu cy'inyuma gahoro gahoro ibyiza rero muri fruit salad ukoresha imbuto zihiye cyane iyo zihiye cyane nibwo igira icyanga ikindi kanoroha kwihuza kwa za mbuto zose wagiye ukatira hamwe fruit salad yacu rero tumaze kongeramo inanasi ubwo ushobora kongera gasa nk'uvangaho gatoya muri ya fruit salad yacu tujye kongeramo icunga naryo ni ryiza cyane byoroshya mu nda burya rikize cyane muri vitamine C ryongera udahangarwa bw'umubiri imbuto zacu rero ni ukuvuga ngo rwa ruvange tumaze kuruvanga ngiye nkunda gukoresha kano gakoresho kuko gatuma za mbuto zose washyizemo zisa nkaho zikamukaho gato zikanegerana ni ukuvuga ngo na jus yazo ukumva ni cocktail ni ukuvuga ukumva ni uruvange iyo umaze kwivanga gutya wongeramo ya ndimu yawe ushyiramo gakeya kugira ngo ko guhindura icyanga cyangwa se flavor ushobora gushyiramo igice cy'indimu ya ndimu iyo tumaze kwishyiramo umuntu arongera agasa nk'uvanga noneho ukaba ukoze cyangwa se utunganyije uruvange rw'imbuto ni macédoine cyangwa se fruit salad imbuto zacu rero zikaba zimaze gutegurwa zatunganyijwe ubu ngubu ziri tayari kuba zafatwa nk'ifunguro rero umuntu ashobora kuzirya akumva uko zimeze abakunzi ba Class TV twizereye ko mukomeje kumererwa neza mwabonye uburyo twagiye dutegura imbuto ndetse n'amaji atandukanye amaji ushaka gutegura wibereye mu rugo
wakiriye abashyitsi, abana bari muri vacances cyangwa se banahari mu rugo bisanzwe nko muri weekend batagiye ku ishuri, ku buryo bishima. Izi rero ni za mbuto. Iyi ni ji ya karoti, iyi ni ji twakoresheje beterave, iyi nayo ni ji ya karoti ariko twateguye mu bundi buryo dukoresheje igikoresho gitandukanye. Hari abantu rero bakunda alcool, no kuvuga ngo ikintu gisembuye, ku buryo ibi ngibi wakwifuza yuko hazamo akandi kantu ka alcool. Reka tubereke ukuntu ushobora gutegura cocktail wifashishije izi mbuto cyangwa se izi ji nazo twateguye, ukongeramo kandi na alcool. Twahisemo rero gukoresha ni Ready Warage. Ready Warage ikaba ari uruganda rw'Ingufu Gin Limited. Ikaba rero ari imwe muri alcool zemewe hano mu Rwanda zifite ubuziranenge, tukaba rero twayihisemo. Ikiza rero cyo gukora cocktail wenda ku muntu ukunda alcool, ni ukuvuga ngo uba urimo gufata bya bindi bifite intungamubiri harimo na ya alcool, ku buryo rero udashaka kugira ikibazo cya hangover cyangwa se mbese kugira ngo za ngaruka zitandukanye ziva kuri alcool ugerageze kuzirwanya. Reka tubereke ukuntu tugiye kwitegura dukoresheje ibi ngibi twari dufite mbere. Tugiye kubanza duhere kuri jus ya karoti. Tugiye kongeraho ya jus yacu ya beterave twateguye. Tugiye kongeramo no kuri za mbuto. Nkuko rero nemaze kubabwira, turimo turakora cocktail irimo alcohol. Twahisemo gukoresha Ready Warage y'uruganda rwa Ingufu Gin Limited. Nuko ku bantu bakunda alcohol, twe rero ushyiramo iyo wumva wifuza, ariko twe turashyiramo gake muri cocktail yacu. Hano hari amacunga, hari indimu, nazo bitera flavor nziza muri cocktail. Dushobora kurekera gutya, ariko bitewe n'ingano ya alcohol ukunda ushobora kongera. Nyuma rero gushyiramo Ready Warage, ni alcohol ikorwa n'Ingufu Gin Limited. Ikaba rero ari uruganda rwizewe hano mu Rwanda rwujuje ubuziranenge. Turongeramo amacunga yacu n'indimu, bitera flavor nziza kandi bikanasa neza. Iyi cocktail rero ushobora kwitegura mu gihe wakiriye abashyitsi. Hari abantu basoma kuri alcohol ko badasomaho cyane, iba nziza cyane iyo bateguriye alcohol cocktail imeze gutya. Iyo rero ibi ngibi ubisoje uravanga. Mwibuke ko hasi harimo za mbuto twagiye dukata, no kuvuga ngo za fruit salad. Ubu rero turavanze. Iyo uvanze ugatereka kanya nk'iminota hagati y'5 n'iminota 10, no kuvuga ngo ya mpumuro ndetse na ya flavor ya za mbuto biragenda bigahura ndetse na alcohol, ubundi bigahumura neza cyane ndetse kandi bikagira n'icyanga. Reka rero duteretse ya minota, ubundi tunakora n'isuku aha ngaha twateguriye. Reka rero dukomeze tubifurize kugira ibihe byiza abakunzi ba Class TV. Muracyari kumwe nanjye Clarisse. Tukaba rero tugeze ku musozo wo gutegura bya biribwa bitandukanye twari twaberetse tujya gutangira. Iyi rero akaba ari ni cocktail y'imbuto ariko irimo na alcohol. Tukaba twifashishije Ready Warage, akaba ari uruganda Ingufu Gin Limited rwemewe hano mu Rwanda. Iyi akaba ari ji ya beterave twari twateguye, twayikoresheje ibintu bigiye bitandukanye mwabibonye. Iyi akaba ari ji ya karoti, nayo twayishyizemo indimu, mu mazi twakoreshejemo akandi. Zombi zikaba zizwiho kugira intungamubiri nyinshi cyane ku mubiri. Ni nziza ku bana, ni nziza ku bantu bakuru, ni nziza ku bantu bageze mu myaka mikuru igiye hejuru. Izi akaba ari fruit salad cyangwa se uruvange rw'imbuto zigiye zitandukanye, macedoine muri rusange. Aha rero muri ibi byose aho twakoresheje amazi, tukaba twifashishije amazi yitwa akandi akaba ari amazi ya Nyirangarama. Dusubiye kuri ya cocktail yacu, kugira ngo utegure cocktail ibimeze neza, iryoshye, inashimishe niba ari abashyitsi wakiriye cyangwa se abo mu rugo, ibyiza ushyiramo barafu, ubundi ugasuka ya cocktail yawe, ariko nabwo urongera ukabanza ugasa nk'uvangaho. No kuvuga ngo ya minota yacu hagati y'5 n'10 yari yanashize, ariko igiye gusuka urongera ukavangaho.
iyi rero akaba ari ya cocktail yacu. Ubu ngubu ni tayari kuba umuntu yayinywa. Harimo bya bindi bigiye bitandukanye, harimo imbuto, harimo alcohol, harimo ndetse na barafu. Ubu rero umuntu yakumva ukuntu bimeze. Biraryoshye cyane. Abakunzi rero mwese ba Class TV, reka mbashimire. Niza ko twagiranye ibihe byiza, mwabonye uburyo butandukanye dutegura amafunguro kandi dukoresheje ibiribwa bigaragara hano iwacu mu Rwanda. Ikindi rero mukore subscribe kuri channel yacu ya Class TV, ubundi tujye tubagezaho n'ibindi biganiro bitandukanye bijyanye n'imibereho myiza ndetse rero n'amafunguro aboneye. Murakoze cyane.